umushyitsi mutorewe kuyobora ikipe ya Rayon Sport mu gihe kingana n'imyaka 2 ni ibintu mwakiriye mutembere na mbere ko tuganira ku bwanjye numva ni n'icyubahiro cyinshi n'ishimwe rikomeye kuba ngiriwe icyizere cyo kuyobora Rayon Sport, ariko ku rundi ruhande sinavuga yuko umutima wanjye wumva ko hawe responsibility nini. Nkaba mvuga yuko mu magambo make hari responsibility zitoroshye kandi nini, ariko nkanavuga nti iyo abantu bakugiriye icyizere ubuyobozi butangwa n'Imana, hamwe n'Imana numva byose bizashoboka. Mu magambo make rero nakira inshingano kandi numva nishimye. Mu myaka nk'ibiri ishize wabaye hafi y'ubuyobozi bw'ucyuye igihe Perezida Paul Muvunyi, mwarabanye fonctionnement y'ubuyobozi bwa Rayon Sport urayizi, niziye challenge witeze? Challenge niteze cyane kandi nagiriweho n'inama n'abantu benshi banyuranye ndetse n'abareba benshi bifuza no gukora uburyo bufatika bw'imicungire bwa buri munsi bwa equipe, no kuvuga gestion journalière ya equipe ugomba kwitabwaho, gestion financière nayo ikitabwaho, administration nayo ikitabwaho cyane, ku buryo Rayon Sport mu gihe kiri imbere izaba ari ikigo gikomeye kandi gifite organisation yo ku rwego rwo hejuru. Mu myaka 2 ishize wari uri mu bantu bari hafi club, ariko ntabwo wari uri muri komite, wakwasesinga gute cyangwa se waha amanota ngana iki abayobozi bari bariho? Ku bayobozi bari bariho ugiye gukora assessment, niyo wakora assessment ntoya ureba uburyo bitwaye, batwara ibikombe, bahagararira igihugu, bagera muri kimwe cya kane cya Confederation Cup. Ibyo byose ni ibikorwa mu Rwanda tutari twarigize tubona. Ku bwanjye rero navuga ngo bafite amanota hejuru ya 90% kuko intego barihaye bazigezeho. Ibyo batagezeho kandi nuko turi abantu, birumvikana yuko byari kuzagerwaho n'abandi cyangwa se n'ikindi gihe, ariko 90% numva ari amanota nabaha ku byo bakoze. Ariko kuyobora ikipe nini nka Rayon Sport ni responsibility ikomeye, byanze bikunze ugomba kuba ufite background z'ibintu by'imikino, z'ibintu by'umupira. Twibwire buni muri rusange, Sadat ni muntu ki, umupira ni muntu ki, ese yizi iki, n'umuntu wahe, n'umuntu umeze ute? Gerageza wintroduce ku bareba batakuzi. Yego, Sadat Munyakazi afite imyaka 38, arubatse, afite umugore n'abana 5. Nize mfite impamyabushobozi ebyiri za kaminuza, imwe ni ibijyanye na gestion financière ndetse n'ijyanye n'iby'ubwubatsi. Ibyo akaba ari byo nize kuri kaminuza, ariko nagiye nkora amakosi anyuranye mu buyobozi, leadership, uburyo bunyuranye, mu buryo bwabo bwa leta cyangwa se abikorera ku giti cyabo. Nakoze imirimo inyuranye, ariko muri sport spécialement navutse ndi umureyo, nkurira muri Reyo, nabaye umukunzi wa Reyo, nayoboye fan club, nagira inama y'komite, nari umujyanama w'iyi komite, nagerageje gushaka imishinga yateza imbere siporo, nagerageje gukurikirana ibya siporo ku buryo bwa buri munsi kandi ku buryo buhoraho. Nkaba navuga yuko muri siporo ntari mushyashya, ariko by'umwihariko kuri Rayon Sport ni ekipe navuga ko muri iyo myaka 38 yose navuga ko ariyo ekipe yonyine nzi mu buzima bwanjye. Kuba uri umuyobozi w'ikigo cyangwa se umufatanyabikorwa wa Rayon Sport MK Sky Vision, ukaba ubaye na Perezida wa Rayon Sport, ntubibona nka challenge ikintu gishobora kukugora muri imanda yawe y'imyaka 2? Ahubwo mvuga yuko ari amata ya byamavuta, kuko MK na Rayon Sport ni ibintu bibiri bitatandukanya, kuko kimwe ni ikindi. Navuga ngo umwe ni umubyeyi wundi cyangwa umwe ni umukuru wundi. Rayon Sport rero na MK ni ikintu kigiye kuyifasha kugira ngo ibone ubushobozi bwo kwitunga no kwiteza imbere, na Rayon Sport ubwayo ikangukira kuri iyo kadi ya MK card. Nkavuga rero ngo ntabwo ari imbogamizi, ahubwo nge mbibona nk'igisubizo, ndetse nabo dufatikanyije bose tuzagerageza kubaka icyo cyizere ku buryo MK izaba igisubizo kugira ngo ibe yaba challenge. Agatongaho ugeze kubigarukaho usimbuye komite yageze muri kimwe cya kane muri CAF Confederation Cup. Ni ikipe yari imaze kugira ubushobozi, kugura abakinnyi, kubona imodoka. Nka Munyakazi Sadat ugiye kubasimbura, bamwitegaho iki muri iyo mikino ndetse no mu bindi bikorwa remezo bya Rayon Sport?
Mu bikorwa remezo reka mbariho mpera, murabizi ko twatangiye projet yo kuzubakira stade. Iyi projet nk'abareyo mbasezeranyije yuko mu myaka 2 bantoreye nzagerageza ku buryo byibura iyo myaka izarangira dushyize ibuye ry'ifatizo ryaho iyo stade izubakwa. Ntabwo navuga ngo nzaba nyubatse, ariko byibura ibuye ry'ifatizo ryaho izajya nzashyiraho umutima wanjye wose ku buryo icyo kintu kizaba intego ikomeye. Ku bijyanye n'imikino rero, Rayon Sport sinahiga ngo izatwara igikombe cya shampiyona kuko iragifite, ahubwo nzakirinda kugira ngo tukigumane no muri Afurika aho twageze nongereho umwanya umwe byibura muri 1/2 cy'amarushanwa nyafurika. Twifuza yuko twaba tuhageze kandi nk'abareyo nidufatikanya tuzabigeraho. Ariko president wari usanzwe uri niba nabyita nka chief scout, umuntu wari urimo gukora amatransfer y'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi busanzwe, umuntu yavuga ko muri staff technique mu kibuga barimo gukina, ubwo twinjiye muri equipe muri rusange byararangiye, ubu ngubu abakinnyi bahari nabo ngabo cyangwa harabo mu gishaka tugana ku musozi w'ikiganiro? Ku bakinnyi bo dufite navuga yuko tumaze kurokirita abakinnyi bavuye hanze ya Rayon Sport 14, kongeraho abakinnyi twongereye amasezerano 2 bakaba 16, twongeraho abatuye bari muri equipe. Ariko iyo byumvise umva ko ari umubare munini w'abashyashya, bivuga ko equipe igiye kwiyubaka bushyashya. Ku kibazo warubajije rero niba hari abo tugitekereza, murabizi Rayon Sport ni equipe itsinda, ni equipe yone intsinzi. Icyo dutekereza nuko byibura twashobora kuzongeramo umwataka umwe wa undi uzashimisha abanyarwanda, ushobora kuzasimbura Sarpongo igihe yaba agiye. Tadeyo, urusanzwe uri umushinzwe discipline mu kipe ya Rayon Sport, uyu munsi wabaye vice president wa Rayon Sport, iminsi mike mbere yo kwegura umwanya wa discipline mu kipe ya Rayon Sport, iyi transition yagenze gute? Byagenze gute kugira ngo wisange muri uyu mwanya? Ijambo ukoresheje bwa mbere ntago ari ryo, ntago neguye, ahubwo navuze ko manda irangiye. Rero manda yarangiye, ntumirwa mu nama y'inteko rusange nk'uko bisanzwe, nza kugirirwa icyizere cyo kuba natorerwa vice president, ariko ntago nari neguye, ahubwo navugaga ko manda yarangiye. Bivuga ko ari ibintu byagutunguye, ari reaction yawe kuri iyi vice presidence ubonye niyi? Mvuze ko byantunguye, ntago naba ngiye kure y'ukuri, kuko ntago naje nizeye ko uyu mwanya ndi butorerwa ko byari amatora. Rero baje kubinsaba, ntago rero wakwanga inshingano kandi uri umuntu w'umugabo, nazemeye kandi numva azagerageza kuzikora neza, kuko n'ubundi nari nsanzwe ndi mu ikipe n'ubundi ifitemo inshingano. Wari disciplinary, wakoranye na Sadat, yari umujyanama wa equipe wa groupe wa komite, mugiye kongera gukorana noneho muri presidence, umwe ari president undi ari vice president. N'umugabo uzihiki, n'umugabo abakunzi ba Rayon Sport bakwitega hiki? No kuri niba ari ikintu kinshimije no gukorana na Sadat, kuko Sadat mu gihe gito twakoranye namubonye karite nyinshi za leadership. Rero ni nacyo cyane amotivye ko nakwemera izi nshingano bampaye. N'umugabo amakarite sindi buyavuge, ndavuga ngo n'umugabo gusa kuko narabubonye ubugabo bwe mu gihe gito twakoranye, decision, ubushishozi, ni byinshi namubonyeho. Abantu bitega ikirero muri ino myaka 2 mugiye kwibira ikipe ya Rayon Sport, na akazi gakomeye, ikipe nka Rayon Sport ifite abakunzi benshi mu Rwanda, abantu babitega iki? Tugiye gukoresha imbaraga dufite zose kugira ngo Rayon Sport itere imbere, kandi rero ntagarwo tugiye muri Rayon Sport. Rayon Sport twari tuyisanzemo, nk'ubu mbajije amateka ya Rayon Sport mu myaka 2 iri imbere yose nayakubwira kuko twabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo nawe ukubona Rayon Sport ihagaze uyu munsi ntabwo ihagaze nabi. Igisigaye no kugenda tukaregulariza neza n'ubundi byapendingaga, tukabishyira ku murongo, tugakora ikipe itsinda, kuko ukoze ikipe idatsinda muri Rayon Sport n'ubundi ntacyo waba ukora. Ariko Tade, uravuga uti mu myaka 2 ishize ikipe ya Rayon Sport ndayizi nari nyirimo, ariko turagira ngo tumenye background yawe ubundi muri rusange. Uri muntu ki kugira ngo umuntu gusobanura ati runaka yatowe, ninde watowe, twisobanurire? Sinzi wenda kwisobanura niba ndi buvuge background imeze gute, uko nabayeho ubuzima muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport ho nabayeho nkunda Rayon Sport, narabivuze no mu gihe cyashize. Rayon Sport nayikundishijwe n'umubyeyi wanjye kuko yarayifanaga. Iyo Rayon Sport yatsindwaga yarababaraga, yataha babaye naje nkumva ndababaye. Naho inspiration yavuye, nge nkunda Rayon Sport muri ubwo buryo, ku buryo nanjye nageze aho ngaho nyikunda ku kigero cye, ndetse ubu ngubu banza noneho ndi no hejuru ye.
aka noneho uri umugabo wubatse, uri umugabo w'imyaka ingahe, uri umugaragu se, uri umuntu twibwire. Bagiye ntago ndundi ingaragu, ndubatse, mfite abana 4, ntuye ku Gisozi, ndi umugabo w'imyaka 47. Yeah. Bernard, mutore umwanya mushya mu ikipe ya Rayon Sport, ntekereza ko ari n'ubwa mbere ubayeho uyu mwanya, umwanya wo kuba CEO wari usanzwe uri secretary wa equipe, iyo myanya ubwayo mbere na mbere itandukaniye he? Murakoze, nibyo ko nari secretary general wa Rayon Sport, ubu bani kuba CEO chief executive officer, biratandukanye nkuko bivuze ko ubundi twatumenyere ko nka secretary general cyane cyane akorana na federation yo kazi kenshi agira, ariko Rayon Sport yabaye navuga ko ari nka kampanye yiyongereye yaguye ku buryo usibye na federation hari n'abandi batera nkunga cyangwa abafite ibikorwa benshi cyane. Urebye ari Skol, nyuma Skol haje Radiant, nyuma Radiant haza MK Card na Sky Vision, hari n'abandi bakiza, ku buryo ibyo byose bikeneye ko haba umuntu wikurikirana umunsi ku wundi, ntabwo ari president, nta nubwo ari secretary general, kuko secretary nawe abiba afite inshingano ze, ariko ushinzwe umunsi ku wundi kandi akaripontinga kwa president ni wese. Ubwo rero ni umwanya nishimiye kandi nzagerageza gukora ibyo nshoboye byose kugira ngo tugire ku musaruro. King, ntabwo uri mushya mu bintu by'ubucuruzi, ibintu bya marketing, ibintu byo gukorana n'abakiriya no mu kazi ka buri munsi wigeze guhura nabyo. Umuntu yakwitega iki mu myaka 2 iri imbere? Icyo umuntu yakwitega nuko hari iyo urebye imishinga, ni imishinga myiza iganisha ku burambe bwa Rayon Sport, harimo n'ibintu bya bank, ibintu bya banking n'ibintu binabikozemo, kuko nkuko bayivuze amafaranga ubundi gukoranye na bank ntabwo umuntu agumye kugira ibibazo, kandi bank y'umukoranyisho kuba yaguhana ari nyido credit mukamwakorana. Icyo rero twumva tuzashyira mu ngufu nuko ibibazo by'amafaranga byo ntibyagombye kongera kuba muri Rayon Sport, bitewe ko imishinga dufite n'imishinga ubona ishoboka kandi izinjiza, ku buryo ukoranye n'amabanki hari ukuntu mbese Rayon Sport ikibazo cy'amafaranga cyagumye kujya ku ruhande. Ako King, noneho twibwire, utubwire uti background yanjye ni iyi, ndi umugabo w'imyaka ingahe, wubatse se cyangwa w'ingaragu, wagugiye mu mupira ryari, ufite giye experience, twibwire mu magambo make. Nubona ivugira ngaha byose, ariko urebye Rayon Sport yagiye mu mwaka w'1979, noneho nza kuyivamo ndangiza muri university muri 1986. urumva ujye mva witwa ba Poku, bandiki ba Muvara, abandi nabo twagiye dukenana, ariko nayivuye muri Sport ubwo 1986, nyuma nza kuba umuyobozi wayo, mba trésorier. Noneho na nyuma ya jenoside nza kuza kuyobora muri Ferwafa, ndi trésorier wa Ferwafa, ku buryo Rayon Sport ni bunago kujyayo ni Rayon Sport yabanyohereje. Rayon Sport ndi mu maraso, urumva imyaka nayikiniye, imyaka nayo yamundi umuyobozi, n'ubwo nkaba nari nyirimo, numva nzakora ku buryo nyitangira kugeza aho numva mbese tugeze ku musaruro w'uko Rayon Sport ikipe ifite ubushobozi kandi ifite mbese ejo hazaza agaragara. Utorewe kujya mu kanama nkemurampaka ka Rayon Sport, nize nshingano mwahawe, ni gahunda ye mufite, munatubwira ibijyanye n'ako kanama mwagiyemo? Nkuko mubyumvanye n'akanama nkemurampaka tugiyemo, dushinzwe gukemura impaka zajya zivuka mu ikipe mu muryango wa Rayon Sport, kandi n'akazi tugiyemo twumva dukunze dushaka ku buryo dushaka gufasha ekipe ku buryo yatera imbere kandi igakomeza kuba ikipe itinywa, ndetse tukageza no gukemura impaka zavuka hagati y'abanyamuryango uko amategeko azabiteganya. Ariko impaka zivuka iyo habayemo ibintu bitagenze neza, ntekereza ko mwifuza ko impaka zabura. Niba mwifuza ko impaka zabura, byanze bikunze ubuyobozi bwa Rayon Sport ugomba kubigiramo uruhare. Sadat watorewe kuba president wa Rayon Sport, si usanzwe umuzi, niba usanzwe umuzi hiki, cyangwa se niba ari umugabo mushyashya mutaziranye, umwitezeho iki? Sadat ntago tuziranye cyane, ariko muzi kubera umushinga wa MK Card, kandi yagiye adufasha cyane muri recruitment z'abakinnyi. Gusa icyo namuvugaho nuko ari umuntu ukiri umujene kandi ushobora gukemura gufasha ekipe. Rero nk'umuntu umujene ntago yananira kubana n'abantu, ntago yananirwa guteza ikipe imbere, kandi turizera ko tuzafatanya mu mbaraga zacu dufite nk'uko tubisabwa.